Njye rero iyo ntanga ubuhamya ku bwicanyi bwakozwe n'inkotanyi na FPR inkotanyi, ntago mbutanga nk'umuntu wabubwiwe, mbutanga nk'umuntu waburokotse. Kubo tubipfa ngo mvuga ngo ni jenoside yakorewe abahutu, rwose ntago dukwiye kubipfa, kuko ntanga ubuhamya nkurikije uko naburokotse, kuko aho navuga nti narokokeye, sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda, champ de génocide, nuvuga ngo umurima wari urimo wicirwaho abantu, wari urimo utsemberwaho abantu, nyine ukorerwaho itsembabwoko. Hiciwe abana, hicirwa abakecuru, abagore, abagabo, abantu mu nzego rwose. Ubwanjye niciwe abantu 6 bose, harimo n'umwana muto wari ufite hafi imyaka 2. Nkomeza kubitekerezaho nkibaza se izina umuntu yabiha ubwo bwicanyi ntubuhe nyine butari jenoside. Ngarutse rero ku byabaye, navuga nti nibuka yuko aho twari turi bicaga abantu bose kandi basakuza ngo turabatsembasha, turabatsembasha, turabatsembasha. Ubwo umusirikare nyine yantunze imbunda ashaka kundasa, mu by'ukuri ashaka kurasa mu mutwe, ararasa, ariko ndaryama. Mu by'ukuri nagize ngo yandashe, ariko nahise ndyama hasi. Noneho ubwo ndetse tugwa hasi n'abandi bantu twari turi kumwe. Noneho ugerageje guhaguruka wese bakarasa, abantu bakikubita hasi, amaraso akava, umuntu ari kureba. Nanjye nagerageza guhaguruka na groupe twari turimo, inkotanyi zigahita zitumishamo urusasu. Noneho nkareba nkabona abandi amaraso ari kuva, ariko nkabona ngiye amaraso ntari kuva. Nuko ubwo noneho mpita ngira igitekerezo, ndavuga ntariko mu ntambara baratubwiraga ngo iyo bari kurasa nta muntu uhaguruka, abantu bararyama. Ubwo nahise mvuga noneho ngomba kugenda ndi gukururuka nk'inzoka kugira ngo batandase, kuko abantu bagerezaga guhaguruka bose, twageza guhaguruka bakatumishamo urusasu, abantu amaraso akava bareba. Nuko natangiye kugenda rero ndi gukururuka nk'inzoka, bakarasa, noneho zitangira kuvuga ngo nguwo araducitse. Ubwo nkomeza gusenga, kubera ko navukiye mu bakristo gatolika, nakomeje no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Nkomeza gusenga, ngize amahirwe mbona ngeze hirya kure, mbona ndazicitse, ntibashobora kundasa. Iyo sene rero, aho hantu narokokeye gutyo bandasa ntibashobore kundasa, ndavuga nti se niki kindi cyanyijije uretse Imana. Numva mu butumwa, ndetse kubera ko namenye Imana kandi nkunda Imana, nkahura no kuyamamaza, rimwe mu ipfundo ry'ubuhamya bwanjye nuko narokotse aho hantu bari barimo batsemba abantu, nuko narokotse iyo jenoside yakorewaga abahutu. Bakaba baragerageje kundasa, ariko ntibashobore kundasa. Ubuhamya bwanjye burambuye mushobora kubusanga kuri chaîne yanjye ya YouTube Emmanuel Hakizimana.